ariko kubera ko turi gusuzuma twitonze iby'umucyo w'isabato, turaganira umugabane muto w'iri tegeko, amagambo abanza, interuro ngufi ivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Icyo nicyo tugiye kuganira cyonyine. Wibuke. Abisirayeli ntabwo bigeze bahabwa isabato nk'ikintu gishyashya, ahubwo bahamagariwe kwibuka ikintu cyari gisanzweho, aricyo sabato y'Uwiteka Imana yacu. Uyu murongo wa 8 watubwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kandi umurongo wa 11 uduha igisubizo cy'impamvu yo kwibuka. Baravuga ngo kubera ko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi, nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ibyo nabyo tuzabiganira ukwabyo. Ndabwira abantu b'Imana ngo mureke kuvugisha ijambo ry'Imana icyo ritavuze. Ijambo riratubwiye muri itegeko rya 4 ngo impamvu yo kwibuka umunsi w'isabato nuko mu minsi 6 Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka kuwa karindwi, aricyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Abahinyura umucyo w'isabato bo baravuga bati itegeko ryaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kubera yuko mu butayu bageze Isini batangiye kujya batoragura imitsima mu minsi 6 maze kuwa karindwi ntibayitoragure. Ariko se nuko itegeko rivuze? Ijambo ry'Imana ko tugiye kurivugisha ibyo ritavuze. Mose ari kwinginga ngo ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza banyu, baza so barabikumenyesha, baza bakuru bo muri mwe barabikubwira, nanjye nongeye ngo baza Bibiliya irabigusobanurira. Dusomye amagambo ari ku murongo wa 4 wa 5 ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso y'iteka ryose, mwibuke imirimo itangaza yakoze. Uwo ni umurimo w'abantu, ni inshingano y'abantu kwibuka imirimo itangaza yakoze. Ariko umurongo wa 8 utubwira yuko n'Imana ibigenza ityo, yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi, ntabwo ajya ryibagirwa. Kandi mu ndimi z'amahanga ntabwo ari ibihe ibihumbi, ahubwo ni amageneration, ni ibisekuru ibihumbi. Igisekuru gifata imyaka myinshi ubwacu, nuko rero ibisekuru ibihumbi nibwo Imana yibuka mu isezerano ryayo, yibuka amagambo ya, yibuka ijambo yategetse, akaryibuka ibihe ibihumbi, kandi arararikira abayoboke be. Ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane yuko Imana impaye andi mahirwe yo kuza kuri iyi kamera kugira ngo twongere kurambura ibyanditswe byera, tumenye ubushake bw'Imana mu buryo bw'umwihariko ku mucyo w'isabato. Tumaze iminsi tuganira, kandi mu bihe byashize twamenyesheje gahunda yihariye dufite irimo no gusohora igitabo umucyo w'isabato mu minsi y'umwijima. Uyu munsi rero naje nkizanye igitabo kinini rwose gifite volume itari ntoya, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umucyo w'isabato mu isi y'umwijima. Turashima Imana cyane ko yatubashishije kwandika iki gitabo gifite amapaje hafi 500, asaga 180 n'andi. Ni Imana yabikoze, kandi uzagisoma twiringiye yuko azavanamo ibihamya byinshi bikomotse mu ijambo ry'Imana, umwuka w'ubuhanuzi ndetse n'amateka yaranze isi, yamwemeza yuko isabato ari umucyo uri kuvira mu isi y'umwijima, kugira ngo amenye ubushake bw'Imana ku ngingo yerekeranye n'isabato. Rero ntabwo ari ibintu bipfuye kubaho gusa, twarwanye n'urugamba kugira ngo bye kuba byinshi cyane. Bisobanuye ko isabato ifite ibihamya byinshi kandi byinshi cyane. Twabishimiye Imana, natwe twarungutse cyane. Rero ndashishikariza abantu b'Imana, iyi ni sample y'igitabo, ntabwo turakora mass printing, ntabwo ibitabo byose turabisohora nk'uko tubyifuza, ubushobozi turacyabwegeranya, ntabwo buraboneka. Kandi abantu b'Imana bafite umutima ukunze, bashaka ko
umucyo ujya ahagaragara. Turabasaba n'ubufasha kugira ngo tubashe gusohora byinshi bibashe kuboneka ku giciro gitoya, maze bizagere no kuri benshi. Abazi uyu mucyo ndabararika mu izina rya Yesu kugira ngo babashe kugurira iki gitabo abataramenya uno mucyo, kugira ngo bakibaheho impano. Mu bihe byiza nk'ibi ngibi byo gutanga impano, byaba ari umugisha guha impano uwawe ukunda kandi umusengera. Iki gitabo kizamusobanurira ku by'uyu mucyo. Mbere y'uko tuganira iby'uyu munsi, reka nicishe bugufi imbere y'Imana maze nsenge tubone kurambura ibyanditswe byera. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye ko udukunda urukundo rwinshi, urukundo ruhoraho rwatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugushimiye ko ikiguzi cyose wagitanze kugira ngo mwene muntu abone kubona agakiza. Tugushimiye yuko ijambo ryawe wakomeje kuririnda kugeza na n'uyu munsi. Tukaba dufite ibihamya bidashidikanwa yuko inzira yawe isobanutse, kandi ngo naho yaba umuswa atazigera ariyoba, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kongera tunambura ibyanditswe byera dushakisha umucyo wawe. Reka Mwuka Wera wasezeranwe yongere gukabakaba imitima yacu, amurike mu ijambo ryawe ngo risobanurwe ubwaryo ribyisobanura. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Tumaze iminsi turi ku musozi Sinayi, twagiriye ibihe byiza tureba uko Imana yatanze amategeko yayo. Yewe mu bihe byatambutse twaganiriye itegeko rimwe mu mategeko 10 yatangiye ku musozi Sinayi. Tuganira itegeko rya mbere tuvuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Twarebye ibyayo mategeko yatangiye ku musozi Sinayi, tubona Imana itanga amabwiriza yo kubaka ubuturo bwera kuri uwo musozi. Tubona uko Mose yashyikirije abantu. Tubona n'ikibazo abantu bagize yuko batifuje kwigishwa n'Imana, ahubwo bahitamo ko Mose abagendera ngo bigishwe nawe. Kandi tubona yuko ibyo byatumye umugambi w'iryo sezerano ry'Imana yagiranye n'Abisirayeli utagerwaho, maze isezerana irindi sezerano twabonye muri Yeremiya 31 ndetse no mu Baheburayo igice cya 8, aho isezerana yuko noneho ya mategeko itazayandika ku bisate bibiri by'amabuye ngo ibihereze umuntu abishyira abandi bantu, ahubwo isezerana ko yo ubwayo izayandika ku mutima wa buri wese wicishije bugufi kandi wifuza kwigishwa nayo. Muri aka kanya ndagira ngo dutere intambwe turebe ku itegeko rya 4, itegeko ryerekeranye n'isabato. Andi mategeko nayo tuzakomeza kuyareba nkuko twarebye itegeko rya mbere dufashijwe na mwene data Joseph. Tufite n'abandi bazadufasha ku yandi mategeko, ariko kuko turi gusuzuma twitonze ibyerekeranye n'umucyo w'isabato, tukaba twarawuhereye muri Edeni tukaza kureba uko abakurambere babagaho, ba Aburahamu n'abandi. Reka dutere intambwe turebe isabato noneho ku musozi Sinayi. Isabato ku musozi Sinayi tubona itegeko rya 4, ubwo nsimbutse itegeko rya 2 n'itegeko rya 3, ariko tuzayagarukaho mu bihe biri imbere. Itegeko rya 4 mbese riratubwira ngo iki? Turayisanga mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11. Hatubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abari ukoreramwe imirimo yawe yose, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iri tegeko nicyo tugiye kuganiraho, ariko kubera ko turi gusuzuma twitonze iby'umucyo w'isabato, turaganira umugabane muto w'iri tegeko. Amagambo abanza, interuro ngufi ivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, icyo nicyo tugiye kuganira cyonyine. Ubutaha tuzaganira ivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora abari ukoreramwe imirimo yawe yose. Kandi tuzongera tugira icyigisho cya 3 kitubwira ngo ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Reka tubanze iki ngiki, wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Aya ni amagambo y'Imana nkuko twabonye uburyo amategeko yatanzwe mu buryo budasanzwe, inkuba zigakubita,
imirabyo ikarabya, igicu kikabundikira uriya musozi, ndetse umusozi ugatigita, abantu bagatinyishwa no kwegera uwo musozi bakohereza Mose. Amategeko agatangwa mu buryo budasanzwe. Uwo munsi ukaba umunsi udasanzwe yandika mu bwenge bwa muntu. Mu by'Imana yatangaje uwo munsi aravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ndagira ngo duce ku umurongo kuri iri jambo wibuke. Mbese umuntu yibuka iki? Umuntu yibuka ikintu cyabanje kubaho kera, yibuka ibintu byatambutse. Ntabwo umuntu yibuka ikintu gitangajwe muri ako kanya. Bamwe baravuga bati isabato yatangajwe mbere na mbere ku musozi Sinayi, ihabwa ishyanga rito ry'Abisirayeli. Ariko iri tegeko ubwaryo, amagambo aritangira, nshaka ko dutekerezaho mu buryo bw'umwihariko muri aka kanya gato, riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke. Abisirayeli ntabwo bigeze bahabwa isabato nk'ikintu gishyashya, ahubwo bahamagariwe kwibuka ikintu cyari gisanzweho, aricyo sabato y'Uwiteka Imana yacu. Wibuke kweza umunsi w'isabato. None se ko basabwa kwibuka ikintu cyabanje kubaho, ni iyihe mpamvu Imana iri kubabwira ngo bibuke? Dushobora kugira ngo koko nk'uko bamwe babivuga, ni uko ku musozi mu butayu Imana yatanze umutsima, maze ku munsi w'isabato bakajya baruhuka. Yenda itegeko rikaba rivuga riti wibuke kweza umunsi w'isabato nk'uko wabitangiye cya gihe dutoragura manu, maze ku isabato ntujye kuyitoragura. Ntabwo ari ku itegeko rivuga, ahubwo itegeko rivanaho urujijo rwose. Uyu murongo wa 8 watubwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kandi umurongo wa 11 uduha igisubizo cy'impamvu yo kwibuka. Uraduvuga ngo kubera ko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa 7, nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ibyo nabyo tuzabiganira ukwabyo. Mu yandi magambo, uyu murongo wa 11 udusubiza mu itangiriro igice cya 2, aho twabonye ko Imana yarangije imirimo yose yo kurema, maze ku munsi w'isabato iraruhuka. Umunsi wa 7 iraruhuka. Twabonye kandi ko yawejeje, kandi twabonye ko yawuhaye umugisha. Nuko rero Abisirayeli ku musozi Sinayi barabwiwe ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa 7, nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Njya abantu b'Imana ngo mureke kuvugisha ijambo ry'Imana icyo ritavuze. Ijambo riratubwiye muri itegeko rya 4 ngo impamvu yo kwibuka umunsi w'isabato nuko mu minsi 6 Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka kuwa 7, aricyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Abahinyura umucyo w'isabato bo baravuga bati itegeko ryaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato kubera yuko mu butayu bageze Isini batangiye kujya batoragura imitsima mu minsi 6, maze kuwa 7 ntibayitoragure. Ariko se nuko itegeko rivuze? Ijambo ry'Imana ko tugiye kurivugisha ibyo ritavuze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ubyibuke kubera yuko mu minsi 6 Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, maze kuwa 7 ikaruhuka. Nicyo cyatumye bigenda gutyo. Uwo munsi buha umugisha kandi raweza. Nshuti yanjye, Mose wahawe aya mategeko yaririmbye indirimbo iboneka mu gukeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 7. Aravuga ati ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza banyu. Baza so arabikumenyesha, baza bakuru bo muri mwe barabikubwira. Ibuka ibihe bya kera. Igihe ijambo ry'Imana rikoresheje ijambo kwibuka, iteka ryose riba ridusubiza ku byabanje kubaho kera. Mose abwira abana b'Abisirayeli, babandi bakuriye mu butayu, kwerezo ry'ubuzima bwe, ababwira mu ndirimbo yaririmbye mu guteka kwa 32 umurongo wa 7 ngo ibuka ibihe bya kera. Mu itegeko ry'Imana nawe aratubwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Kubera iki? Kuko mu minsi 6 Uwiteka yaremeye mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, akaruhukira kuwa 7, nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza.
ibyo ni ibihe bya kera. Mose ati buka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi bya basekuruza banyu, baza so arabikumenyesha, baza bakuru muri mwe barabikubwira. Nanjye ndongeraho ngo baza Bibiliya iragusobanurira iby'ibyo bintu. Mugaragu w'Imana yigeze gusaba Imana kwibuka ibye, ndi ku ijambo ibuka, wibuke. Muri Yobu igice cya 10:9 yari yiganyiriye cyane, aravuga ati buka ndakwinginze yuko wambumbye nk'ibumba, none se ugiye kunsubiza mu mukungugu. Yibutse Imana umuremyi. Isabato bari kwibutsa, n'urwibutso rwo kurema. Mose ari kwinginga ngo ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi by'abasekuruza banyu, baza so barabikumenyesha, baza bakuru muri mwe barabikubwira. Nanjye nongeye ngo baza Bibiliya irabigusobanurira yuko umunsi w'isabato wabereyeho kuba ikimenyetso n'urwibutso rw'uko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ko uwo murimo wakozwe mu minsi 6, ku wa karindwi Imana ikaruhuka. Icyo tuzakiganira mu buryo bw'umwihariko kubera yuko nacyo giteje impagarara. Munyezaburi 105, ino zaburi twigeze kuyiganira tureba ukuntu Imana ari nziza kandi yibuka ibihe byayo, kandi nasezeranye yuko tuzita cyane kuri iyi mibare y'Imana ivugwa muri iyi zaburi 105. Reka mere ku murongo wa 10, baravuga ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze. Haleluya. Mushake mu maso y'iteka ryose, mwibuke imirimo itangaza yakoze. Umunsi w'isabato ubereyeho iki? Ni umunsi wo kwibuka imirimo itangaza Uwiteka yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe abo yatoranije, nimwibuke. Haleluya. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka yari mu isi yose, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo ryategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Aya yo tuzongera tuyaganire. None se ko Imana iri kutubwira ngo twibuke, kandi ikabitubwira ko nayo yibuka. Dusomye amagambo ari ku murongo wa 4 wa 5 ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso y'iteka ryose, mwibuke imirimo itangaza yakoze. Uwo ni umurimo w'abantu, ni inshingano y'abantu kwibuka imirimo itangaza yakoze. Ariko umurongo wa 8 utubwira yuko n'Imana ibigenza ityo, yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ntabwo ajya ryibagirwa, kandi mu ndimi z'amahanga ntabwo ari ibihe ibihumbi, ahubwo ni amageneration, ni ibisekuru ibihumbi. Igisekuru gifata imyaka myinshi ubwacyo, nuko rero ibisekuru ibihumbi nibwo Imana yibuka mu isezerano ryayo, yibuka amagambo ya, yibuka ijambo yategetse, akaryibuka ibihe ibihumbi, kandi arararikira abayoboke be ngo nabo nibaryibuke. Mbega amagambo akomeye. Mbega ukuntu abantu bakwiye kuzirikana iby'iri tegeko, ko ari itegeko ridusubiza mu bihe bya kera, rikatwibutsa icyo Imana yakoze, ikaduha ino shusho y'abantu. Tuzabiganiraho yuko abantu banze Imana umuremyi, ahari twanabiganiyeho mu gihe cyashize. Ariko igihe tuzaba dusuzumira itegeko ku musozi Sinayi, tureba icyo Imana ishaka ko tuzirikana muri ryo, tuzabona Imana yararemye, tuzabona Imana ari umuremyi. Ese wabyibutse? Wakwibutsa ibyo bintu yakoze? Hari amagambo nkunda mu bihe byashize twongeye kubirebaho. Mu Bwiza igice cya 12 twarebye amagambo asoza avuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, icyo ushobora gukora ni kimwe gusa, wimvira amategeko y'Imana, kuko ari Imana izagenderaho ica urubanza. Ariko umurongo wa mbere w'icyo gice ndagira ngo uzirikane. Umurongo wa mbere w'igice cya 12 cy'umubwiriza haratubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Haleluya. Iyi ni insanganyamatsiko y'itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana. Ni ya ngingo kagateruro gato tubanje kurebaho kavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Munyabwenge wabayeho kurusha abandi arararika umuntu wese usoma ijambo rye akavuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi bitaraza n'imyaka itaragera. Ujye wibuka umuremyi wawe. Kandi uburyo Imana yateganijemo bwo kwibuka umuremyi wacu ni ukubikora ku munsi w'isabato. Umunsi isabato ukaba umwihariko.
abatuye isi bajya bazihiza iminsi mikuru, bakizihiza igihe ibihugu byabo byaboneye ubwigenge, bakizihiza igihe bibohoye, abaperezida bakizihiza igihe bagiriye ku butegetsi, abantu nabo bizihiza igihe cy'amavuko yabo, abandi bizihiza igihe bamaze babana nabo bashakanye, bakibuka ibyo bihe. Imana nayo mu bwenge bwayo, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, umwami w'abami, mutware utwara abatware, kandi umuremyi wacu waduhaye ishusho dufite, akaduha ubwiza butangaje, akaturema mu ishusho ye. Niko ijambo ryatubwiye mu itangiriro cya mbere 26. Imana yakoze inama iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana yaduhaye ishusho idasanzwe, ishusho yayo, maze duha n'isabato ngo tujye tubizirikana. Mubwiriza aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Mbese ntabwo wamwibuka? Ntiwakwibuka imirimo itangaza yakoze? Ntiwakwibuka ukuntu yakwigize igitangaza? Umunyazaburi yaratangaye cyane yibutse yuko yakomotse mu biganza by'Imana, avuga ati umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Iyo ni Zaburi ya 8. Iravuga ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho gato. Umuntu afite ubwiza butangaje, burabagirana cyane, maze Imana ishyiraho umunsi wa 7, umunsi w'isabato, ngo tujye twibuka umuremyi wacu. Ibi bintu ni itegeko rikomotse ku Mana, riravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mbese ni iby'icyubahiro gusuzugura umunsi w'ubwigenge watangajwe n'igihugu cyawe? Mbese ku munsi wo kwibuka kwibohora twikorera ibyo twishakiye? None si by'abantu ko bifite agaciro gakomeye cyane, imirimo yose mu gihugu igahagarara, iby'Imana nibyo bifite agaciro gakeya? Ko abatware b'iyi si bagize ibyo badutegeka kwibuka tukabyibuka, tugahagarika imirimo yacu kugira ngo dukore icyo gikorwa? Imana yacu ifite umwuka wacu mu biganza byayo, ifite kubaho, ivuze ngo wapfa, kandi yabivuze ngo baho ugakomeza kubaho. Iyo ngiyo ni idakwiriye kuzirikanwa ngo twumvire itegeko idutegetse. Imana yongera kurarikira umuntu kwibuka muri Yesaya 46 umurongo wa 9 kugeza uwa 10. Iravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera, ko ari jye Mana nta yindi baho, ni jye Mana nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Amen. Nimwibuke ibyabanje kubaho kera. Nimwibuke yuko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja y'amasoko. Nimwibuke ko uwo murimo wakozwe mu minsi 6 gusa. Nimwibuke gukomera kw'Imana yuko ibeshejeho byose. Nimurebe isanzure, nimurebe ukuntu izuba riva ku manywa kandi ukwezi kukamurika nijoro, ntabwo bijya bibusana rwose. Nimurebe ukuntu igihe cy'impeshyi izuba riva, igihe cy'imvura imvura ikagwa, kugira ngo abantu babone imyaka kandi bongere gususuruka, isi igire ituze nk'iryo. Nimwige geography, murebe ukuntu isi izenguruka. Mbega ukuntu kwibagirwa ibi bintu ari ishyano! Ukuntu Imana yadukunze urukundo rutangaje, ukuntu yaturemye mu ishusho yayo, ukuntu ibyo bintu byose bituzengurutse bitangaje cyane. Mbega ukuntu isi izenguruka, maze ijoro rigasimburana n'amanywa, impeshyi ikasimburana n'umuhindo, ibihe bigakuranwa, ariko nakongera kwirebaho bikantangaza cyane. Mbega ukuntu naremwe mu buryo butangaje cyane, mbega ukuntu Imana yampaye ubwenge, nkabasha gusoma kandi nkabyibuka, nkabasha gushyira ibintu ku murongo. Mbega ukuntu ndya avoka nkumvira ryoshye, maze narya umwembe nawo nkumvura ryoshye, ariko nkabasha gutandukanya uburyohe bwabyo. Mbega ukuntu ndeba ibara ry'icyatsi kibisi nkabasha gutandukanya n'ibara ry'umuhondo. Mbega ukuntu ibitotsi dusinzira biryoha. Mbega ukuntu Imana yaturemye mu buryo budasanzwe,
mbega ukuntu uwo murimo wakozwe mu minsi 6, maze kuwa 7 Imana ikaruhuka, maze ikatubwira ngo ku uwo munsi wa 7 ujye urambura igitabo cy'ibyaremwe, witegereze ibyo nakoze, kandi witekerezeho bigutere kundamya no guhimbaza. Nimwibuke ibyabanje kubaho kera, murasanga koko yari yo Mana, nta yindi ibaho. Iravuga iti ninjye Mana, nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Mwanditsi yaranditse amagambo ngira ngo utekerezeho kandi uzirikane muri aka kanya. Aravuga ngo isabato ntimenyekanishijwe nk'aho ari umuhango mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Ni ku itegeko ritubwiye, itegeko tubonye hano mu kuva igice cya 20 ku murongo wa 8, mu buryo bw'umwihariko uno murongo wa 8 wa 11. Ntabwo isabato imenyekanishijwe nk'aho ari umugabane mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Igomba kwibukwa no kubahirizwa nk'urwibutso rw'igikorwa cyo kurema. Yerekana Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi, itandukana Imana nyakuri n'ibigirwamana. Haleluya. Abantu bubahiriza umunsi wa 7 muri iki gikorwa baba bagaragaza ko baramya Yehova. Bityo rero isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana igihe cyose, nta wundi muntu isi kwisuyikorera. Itegeko rya 4 niryo ryonyine mu mategeko 10 ribonekamo izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko. Niryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bw'uwatanze amategeko. Kubw'ibyo rero ririmo ikimenyetso cy'Imana yashyize ku mategeko yayo nk'igihamya cy'uko ari ukuri kandi ahamye. Ibi tuzakomeza kubireba turebe. Itegeko rya 4 rimeze nka kashe, meze nka stamp igaragaza ko ya mategeko 10 akomotse ku muremyi. Ntabwo akomotse ku yindi guverinoma iyo ari yo yose, ku butegetsi budasanzwe ubwo ari bwo bwose, ahubwo ni ubutegetsi bw'Imana umuremyi. Muri iryo tegeko bwaryo niho harimo ikimenyetso, niho harimo stamp, niho harimo kashe yuko aya mategeko yatanzwe n'Imana. Iryo tegeko niryo rivuga umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Niryo rivuga yuko ari Uwiteka Yehova, rikagaragaza umurimo we ko ari umuremyi, rikagaragaza ubutware bwe yuko busagutse isi bukagera no mu ijuru. Nshuti yanjye, muri aka kanya nasabye yuko twazirikana, natekereje ko twazirikana kuri iri jambo ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ubyibuke. Kandi impamvu yo kubyibuka nayo tuyirungurutseho gato, nuko Imana ariko yabigennye mu irema. Ku munsi wa 7 ikaruhuka, imaze kurema mu minsi 6. Nta yindi mpamvu tubona, niyo ngiyo. Imana iduhe kumvira iri tegeko itubwira kwibuka, kandi igihe twibuka turebe ubudahangarwa bwayo n'urukundo rwayo utangaje kuri twe. Uko niko gusenga kwanjye, nisabira nawe ngusabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, turagushimye. Tugushimiye ko udukunda. Tugushimiye ko waduhaye igihe cyiza, igihe cy'isabato, umunsi wa 7, umunsi ngaruka cy'umweru wo guselebratinga yo kuri Imana yacu. Tukaza gutetera imbere yawe, tukuramya kandi tuguhimbaza yuko wadukunze urukundo rukomeye. Cyambere ukaturema mu ishusho yawe, ikindi ukaturemera byose bikwiriye, kandi uko tuzakomeza kubirebana n'abana bawe. Tugushimira yuko waturemye, wanaducunguye, maze isabato tubera urwibutso nk'ubwe ebyiri. Icyambere yuko waturemye mu ishusho yawe ukadukunda urukundo rusa rutyo. Icyakabiri yuko igihe ishusho yawe twari tuyitakaje, Satani tuyobeje, wongeye kuducungura kugira ngo ugarure ishusho yawe muri twebwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nuko duhe kumvira itegeko ryawe tubwira kwibuka, kandi uduhe kubikora nk'uko wabigennye. Komeza kudusobanurira amategeko yawe, kandi ukomeze gusoza isezerano ryawe kuyandika mu bwenge bwacu, ngo tuyibwire ku manywa na nijoro, aturyohere nk'ubuki, twishimire kuyagenderamo. Uko niko gusenga kwanjye, nisabira kandi nsabira bene data bakurikiye iki cyigisho, mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen.